Maze iminsi mbazwa n'abantu bambaza ngo ese pastor ikintu cyerekana ko umuntu ari kumuhamagaro ni iki? Cyerekana ko umuntu yahamagawe ni iki? Wenda tuzashyigiraho topic nini ariko reka mvugeho ku bintu bigufi y'amagambo magufi. Hari ibintu byerekana ko umuntu ari kumuhamagaro cyangwa se umuntu afite iyerekwa byo gukorera Imana. Ndifashisha ijambo ry'Imana kuko kenshi nkunda kubihuza n'ijambo cyane ko Imana ubwayo no kuba turi muri uyu murimo yaraduhamagaye. Ora kwiheraho nkavuga ngo nabyumvishije gute, byagenze gute, ikibiranga ni iki, kimfasha ni iki. Rero umuhamagaro ni ikintu kinini. Abantu benshi bari mu murimo ariko atabizi niba yarahamagawe niba atarahamagawe. Umuntu araza akaza mu rusengero agakizwa ariko akananirwa kumenya niba hari ikindi kintu kimurimo gitandukanye no kuba yakizwa ashobora gukorera Imana. Umuntu ubwe abyiyumvamo abifashijwemo n'urukundo akunda Imana. Icyambere navuga ni umutima, mu Cyongereza haba ijambo ryiza rivuga ngo passionate heart. Sinzi niba hari umuntu wenda warimfasha. Kugira umutima wiyemeza gukunda Imana no gukorera Imana, kwiyemeza kudacika intege, kwiyemeza kutava mu masezerano, kwiyemeza gukora ikintu cyiza ukumva nta kintu gishobora kugutandukanya nacyo. Hanyuma nimvuga kuri iki cyiza ndaza no kugana nanone iyo utarabigeramo ubyiyumvamo gute, kuko hari igihe wabigezemo iryo shyaka rikakubaho ukabikora ukumva birakuryoheye. Wenda nk'abantu batarajya mu ivugabutumwa ushobora kuvuga ati nzahiraho imbwiriza abantu, ariko rimwe wahagarara ukumva birimo biraza, bwa kabiri wasubire ukumva biraryoshye, wabona abantu bakizwa ukumva ni byiza, ndetse ugakomeza ukaba umuvugabutumwa uri lokal, ukavaho ukaba umuvugabutumwa w'igihugu, ukavaho ukaba umuvugabutumwa w'amahanga. Byose ntabwo bibyuka ngo umuntu bizire rimwe. Ukazamenya noneho ko Imana yaguhamagariye kuba umuvugabutumwa uri specialized, nyine umurimo wawe ari ugusarura ubugingo bw'abantu buzana kuri Kristo. Rero imihamagaro ni myinshi muri uyu murimo, ariko nsubize wenda icyo nabajijwe, umuntu yimenya gute ko yahamagawe? Uzisanga uri mu buzima urimo utanejejwe no kububamo kandi wumva ufite ubushobozi bukora ibyiza, ariko wenda kuri ako kanya utanabufite. Ndatanga urugero mu ijambo ry'Imana. Tujye mu Baheburayo, Hebrews igice cya 11 umurongo wa 24. Abaheburayo 11:24 aravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Haleluya. Umuntu w'umuhamagaro ntabwo adiringa cyangwa ntabwo afatwa n'ibintu biri present, n'ibintu bihoraho, n'ibintu by'ako kanya. Ikigaragaza ko Mose yari umuhamagaro, umwanya yari yicayemo agambirira kurekura wari mwiza ku buryo atari busobanurira abantu icyo yirukankaho agaciro kacyo ko kingana, ariko Bibiliya bivuze ngo byamurutiraga ngo niko kwatumye guhamagarwa kwa Mose. Imana ya Mose muri we, umuhamagaro wari muri we, icyo yumvaga muri we, icyamwemereraga cyarushaga agaciro intebe y'igiciro yari yicayemo. Mose yari afite intebe nziza kwa Farawo. Aravuze ngo byamutumye adatitwa umwana. Ku rundi ruhande yari umwuzukuru wa Farawo. Abuzukuru barakundwa no mu buzima busanzwe. Umukobwa wa Farawo yari yaramugize umwana we, yari trained mu gisirikare cyaho, yari azi amabanga yo kwa Farawo, akinjiraga n'igisohoka atarazi, yari feme, yari afite izina ryiza, yari yize, ntacyo yari abuze, yari umunyacyubahiro, yagendagaho ingabo zimurinda nk'umwana turi ku bwami. Ariko aricara abona ko ibyo bintu byose bitari byiza ukurikije igiciro, ngo kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo. Ubundi umuntu wahamagawe gutukirwa Kristo ni ishema. Bitandukanye n'ibyo mbona muri iki gihe, kuko umuvugabutumwe bamuvuzeho bamukoraho comment yumva yabasubiza. Ariko buriya tujye tuzirikana ijambo Yesu yavuze ngo nibabatuka nangwa nibabanga muzamenye ko nanjye banyanze, niba bampora muzamenye ko nanjye nabigizweho.
n'isi ntizabakunda kuko mutari abayo. Mose rero ntabwo icyubahiro yarimo yigeze agikompara no gukorera Imana. Gukorera Imana byabaye bigari biruta intebe y'icyubahiro yari yicayemo. Iyo wahamagawe hari igihe iby'uyu munsi bitakunezeza, unezezwa n'ibyo wiringizwa, unezezwa n'ibyo ijambo rivuga, unezezwa n'ibyo uzabona mu mwami amaso y'abantu atabona, ariko mu isi y'umwuka ukurura ukumva urashyikira. Icya kabiri ni ukwizera. Umuntu wese ufite kwizera kuko Imana iriho azanezezwa n'iby'isi igihe cyose. Ndashaka kuvuga ngo iyo uriho umuhamagaro w'Imana ni gake cyane ushobora kunyurwa n'ibihurimo, ni gake cyane ushobora kunyurwa nuko iyi si yakunezerewe. Umwana umwe yararirimbye aravuga ngo nigukomera amashyi uzirinde. Yesu Kristo yinjiye muri Yerusalemu basasa imyenda hasi, baravuga ngo Hoziyana Hozana, ariko waharebye ararira. Ikinyuranyo cy'ibintu bibiri. Abamukomeye amashyi bari bazi ko agiye kubaha ubuzima abafarisayo babatse, ubuzima bw'icyubahiro, ubuzima bwo kuzamurwa mu ntera, ubuzima bwo kubaha akazi, ubuzima bwo kubamenyekanisha. Yet Yesu we ntabwo ari bwo buzima yabahaga ubuzima bw'iteka. Arebye Yerusalemu yararize, aravuga ngo Yerusalemu Yerusalemu, iyo uza kumenya kugendererwa kwawe ntuba warisha abahanuzi bagutumyeho, ngo dore n'ubu abanzi barakugose, banzi barakugose, ngo kuko wisha bagutumweho. Arahareba abona nta future hafite, arahareba abona hagiye gusenyuka. Umuntu wahamagawe ntanyurwa nuko iyi si yamufevarinze, umuntu wahamagawe ntanyurwa nuko izina rye rikomeye, umuntu wahamagawe ntanyurwa nuko isi yamukomeye amashyi. Ariko Bibiliya tubwira ngo yinjira Yerusalemu Hoziyana, ku gasozi ndakareba, nagize amahirwe yo kujyayo. Uyu uhagaze kuri ako gasozi ureba Yerusalemu hakurya, bakoma amashyi basasa imyenda. Ku rundi ruhande abaye umwana w'umuntu w'uyu munsi yavuga ati genda Kigali ndagufasha. Yavuga ati abanyarwanda ndabashoboye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nibakoma amashyi uzitegure n'igikurikiraho. Abamukomeye amashyi nibo bavuze ngo ni abambwe, the same people. Ku gasozi kamwe bamukomeye amashyi mu gitondo, ikindi gitondo baravuga ngo ni abambwe, kugeza n'ubwo ni Pilato harya ni ubavuze ngo reka tukureyo Baraba igisambo, uyu mugabo nta cyaho yakoze, avuga ngo usige Baraba utubambire uriya Muyuda. Ndagira ngo rero nkubwire ngo na Mose nibyo yarebaga, yaravuze ngo it's okay, uyu munsi bimeze neza, ariko ejo hazaba hameze gute umuntu adafite Imana. Ni byiza kuba muri iyi si dufite Imana, ni na byiza kuba muri iyi si dufite byose, ariko si byiza kuba muri iyi si iby'isi biruta Imana yawe. I prefer, ndimo ndavuga ngo umuntu abitunze byose icyubahiro kigasubizwa Kristo byaba biryoshye. Ariko habaye amahitamo yo gutunga iby'isi nkabura iby'ijuru, nahitamo gutunga Imana nkabura iby'isi. Na Yesu aravuga ngo bizabamarira iki gutunga byose ariko mukabura ubugingo bw'iteka. So umuntu amenya ko yahamagawe muri determination zize mu mahitamo ye. Amahitamo yawe agaragaza umuhamagaro wawe, amahitamo yawe mu Mana agaragaza icyo uzaba cyo. Ndongera mvuge ku mugabo umwe nsoreze kuri uyu, kuko nibiba ngombwa ubwo tuzakora ikiganiro ahari wenda kirekire. Undi mugabo witwa Dawudi, iyo umuntu yahamagawe atanga dabo, ntabwo yitanga we, atanga ubuzima, agatanga nawe, atanga icyo asabwe nawe akitanga. Ndajya muri Samweli wa mbere 18:25 izo 28 isomeho gatoya. Yaravuze ngo Sawuli aravuga ati muzabwire Dawudi muti umwami ntashaka inkwano keretse ibinyita 100 bicebwe ku Mufilisitiya, ngo ahore inzigo abanzi be. Ariko Sawuli yibwiraga ko bizatuma yicwa n'Abafilisitiya. Nuko abagaragu be bamaze kubwira Dawudi ayo magambo, Dawudi yishimira cyane kuba umukwe w'umwami. Igihe kitaragera, Dawudi arahaguruka ajyana n'ingabo ze, yica Abafilisitiya, yica mu Bafilisitiya abantu 200. Nuko Dawudi atabarukana ibinyita, bya binyita babishira umwami umubare wabyo wose kugira ngo abe umukwe w'umwami. Sawuli ahera ko amushyingira umukobwa witwa Mikali.
ndayambabwire ngo ubu bukwe bwa Dawudi na Mikayeli no kwica aba Bafilisitiya binyereka ibintu turwana nabyo muri uru rugendo. Isi itexpectinga ko twabishobora, ariko umwami wacu akabidushoboza. Bibiliya iravuze ngo uyu nawe yerekana umuhamagaro uri muri wo wo kuzakomera, ndetse n'uko Imana yamwibonagamo ubwami, ariko abantu batabimubonamo bitewe n'inzu avukamo. Abantu barakujyaginga, kandi ajya mbabwire ngo niba winjiye mu muhamagaro uzatangira gutekerezwaho ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Icyambere, babonaga ataba umwami bitewe n'aho avuka, babonaga ataba umwami bitewe n'ayo yize, babonaga ataba umwami bitewe n'indesho ye, babonaga ataba umwami bitewe ni byinshi abantu bakritika bakabona ntibigukwiriye. Ariko iyo wahamagawe n'Imana, hari force iba mu mutima isi itabasha kujera. Sawuli agerageza kujera Dawudi ku nkota yari afite nangwa ku buhanga bwe, aravuga ngo reka mutume ku rugamba, ntabwo azavayo. Ndagira ngo mbabwire ngo niba ari Imana yaduhamagaye, niba ari Imana yaguhamagaye, ikizerekana umuhamagaro wawe, uzarwana hakomeye. Umuntu wese mwerekanwa ikintu kimwe cyerekana imihamagaro y'abagabo n'abagore, n'intambara barwana nazo mu isi y'umwuka, n'intambara barwana nazo mu mubiri cyangwa no mu mwuka. Bibiliya irambwiye ngo amutuma ku rugamba. Dawudi yagiye yari bwica 100, Sawuli yashakaga ibinyita 100, Dawudi agarura 200. Icyitonderwa, nta nubwo yarindiriye kuzagenda ariko bamutegetse, yagiye mbere kuko yumvaga yishimiye kurwana intambara Imana izagaragarira. Ndayamubwira ngo cyerekana umuhamagaro, nangwa kikerekana umuntu wahamagawe, ntabwo akora ibyo bamubwiye gusa, nibyo pastor atavuze, nibyo director atavuze, nibyo institution itategetse, urarwana until utanze ubutsinzi, nangwa se ugaragaje ubutsinzi imbere y'Imana yawe. Nsoza rero, ubwo ndashaka kuvuga ngo kimwe kibigaragaza n'amahitamo ukora. Amahitamo yawe yerekana abantu icyo uzaba cyo, nangwa yereka Imana umutima wawe icyo ukunze. Ikindi determination, kumaramaza mu bibukora. Ntabwo yagiye ku rugamba agiye gukina, kandi iyo ugiye ku rugamba bakubwiye ngo umwanzi turashaka ibi nibi, wowe ukagarukana ibirutaho, ubu unejeje umutima wa sobuja. Kandi ikindi, nanjye mbaye ndi ari jye ukuyobora, nakongera kugufelicita cyangwa nakuzamura no mu ntera. Rero ndagira ngo nsoze muri iki kiganiro kigufiya, wenda ndasubiza benshi bibaza ngo umuntu amenya gute ko yahamagawe. Uzamenyera amahitamo yawe, uzamenyera mu mutima wawe uburyo uri committed ku Mana yawe, kuko benshi barahamagarwa ariko ntago batoranywa. Ushobora guhamagarwa ntubimenye, ushobora no guhamagarwa ukabimenya, bikagaragarira muri principles zawe, mahame yawe, bikagaragarira mu ngamba ufata, bikagaragarira mu kumaramaza kwawe, bikagaragarira mu gukora ibyo usabwa n'ibyo utasabwe gukora. Akantu nakavuzeho Paulo yabwiye Timoteyo ngo uzakore mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ushobora kubwiriza ubutumwa ngo ushyigikiye muri inyuma, hari n'igihe tuzaba tutari kumwe, ntuzateze uzakomeza ukorera Imana. Muri iki gihe cya none, abakristo benshi birasaba gukizwa cyane. Ibyo wigishijwe ubikore, n'ibyo utigishijwe ubikoreho research. Ikishobora gutuma imbuto zawe zose zigaragara neza ugikore, bishobora gutuma wera imbuto cyose ugikore. Nibyo pastor atavuze byiza ubikore, nibyo yakubwiye byiza ubikore. Imana izagusanga, izakugirira neza. Yesu abamera umugisha, kandi turabakunda. Niba hari n'ikindi wabaza, ucyandike muri comment, tuzagaruka tukivugeho. Imana ikuhereze umugisha. Shalom.